Hello Kasuku TV, aka kanya ngiye kuba tugiye kuvuga ku bagabo banga kurya ngo abagore bababwiye nabi. Ibigabo byanga kurya ngo umugore ngo yababwiye nabi ngo ibiki bakirakaza ngo umugore ngo ntiyakoze ibi, muba mubona mutari ibigori. Mwabagore abagabo bateye gutyo nibanga kurya mujye mubikubita, nimurangiza amasafuriya muyoze n'amasahane muyubike, ubundi inzara nimara kumuhonyora nibwo azamenya ubwenge. Yesu yari umugabo ushaka. Umva, Yesu yari umugabo. Buriya yagiye gutubura imigati n'amafi agira ngo babijugunye. Hari abagabo nabo bamwe na bamwe usanga hari ibintu batumvikanaho n'abagore babo, ugasanga yiriwe mu gasozi yanze no kugera mu rugo ngo ari guhima umugore. Umugabo yahashye ibyo kurya mu rugo birahari, arangije ngo kubera umugore ngo hari ibyo ngo batemeranyijeho neza ngo uri guhimisha umugore ngo kwanga ibiryo. Abagore b'injiji nabo umugabo iyo yanze kurya nabo barihwekereza bakanga kurya bakicisha inzara. Ibyo ngibyo ntabwo bikibaho. Wa mugabo we niba uri kuri urwo rutonde rw'abo bantu bateye gutyo, umenye yuko nakwita ngo iki, uri ibihwehwe. Uri ibihwehwe, nta kuntu umugabo yaba yihahiye mu rugo rwe yiriwe avunika tutubikana, nurangiza ngo wange kurya ngo umugore yakubwiye nabi. We mugore bikubite, niba ufite n'abana n'ibyo wari wamusigiye wikirirwa winginga, biha abana babirye. Inzara nimara kumuhonyora nibwo azumva. Aho erega niyo waba ufite amafaranga we wa mugabo, ugahima umugore ukamwibe tukavuga ngo ugiye kurya hanze ngo ku kabari, ibyo ngibyo uzabyigira iminsi ingahe? Ko namara kugushirana byose bizakubana zeru. Njye abagabo bameze gutya ndabagaya. Mwabantu mwe munkuriki mumbwize ukuri, mubona abagabo banga kurya ngo abagore bababwiye nabi cyangwa se ngo